Muraho neza mwese, nitwa Shere. Ndishimye kuba aka kanya turi kumwe kuko hari ingingo nifuza kubagezaho yatuma mutera imbere mu bintu bijyanye n'ubucuruzi. Ibyo nshaka kubabwira nabise mu ntambwe 5. Izo ntambwe 5 zagufasha kugira ngo ugire motivation utangire. Si ibintu bikomeye cyane, ahubwo ni ibintu bisanzwe, ariko iyo ubishyize mu bikorwa bihindura ubucuruzi n'ubuzima bwawe. Reka dutangire. Intambwe ya mbere, tangira niyo waba utari witeguye neza. Ntugategereze kuba witeguye 100%, tangira ukuri. Abantu benshi batinya gukora business bitewe nuko ashobora kuvuga ngo iki gishoro ntabwo gihagije, n'urugero mfite 100,000 ariko ndashaka gukoresha 1,000,000. Mu gihe rero ufite ibyo 100,000, si ngombwa ko utegereza kubona iyo 1,000,000, ahubwo ufata ibyo 100,000 urebe icyo wabikoresha. Urwo n'urugero rutoya mbahaye, ntabwo bivuze ko iteka n'iteka ufite ayo mafaranga 100,000. Ashobora kuba menshi, ashobora kuba make bitewe n'aho uherereye. Ushobora gushaka business ntoya ushobora gukora bitagoye kandi nyine ukanatera imbere. Ushobora gufata iyo business ukayikora utitaye ku byo ari byo byose. Ugafata iyo business yawe ntoya 100,000 se n'urugero, kugira ngo ugere kuri handi wifuzaga wenda kuri 1,000,000. Ikizagufasha nuko uzakura amaboko mu mufuka ugatekereza ukavuga ngo ngiye gukora business. Ahubwo ayo mafaranga 100,000 agenda yiyongera, inyungu iriyongera. Aho kugira ngo wenda uvuga ngo ngiye spendinga byinshi, ahubwo ufata iyo nyungu ukagenda yongera kuri icyo gishoro. Icyo gihe kubera ko watinyutse ukavuga ngo ngiye gukoresha ayo mfite, amafaranga azaba menshi agere no kuri yandi wavugaga utekereza. Ibyo kandi bizaba bivuye muri wowe, urumva uzaba ukoresha imbaraga zawe. Buriya iyo umuntu atinyutse agatangira, agenda aniga strategy nshyashya, cyangwa se nk'umuntu wicaye ntago ubwenge bugenda bwiyongera. Ariko nimba ugiye gukora, ubwenge buriyongera, ukajya uvuga ngo nakora gutya, nkosora ibi, nongera ibi. Bizagufasha cyane. Witinya gutangira ngo mfite amafaranga make, ese nasavinga abantu bangana gutya bonyine. Hoya, wowe tangira. Niba udatekereza gutangira, uzakomeza ubitekereze kandi ibyo ntabwo bizakubyarira inyungu. Ahubwo wowe wikomeza kubigumiza muri wowe, bishyire mu bikorwa. Intambwe ya 2, reba amahirwe y'abandi babona ibibazo. Umucuruzi mwiza abona amahirwe y'abandi babona ibibazo. Abantu benshi bareba ikibazo bagahita bacika intege. Umucuruzi w'umunyabwenge aravuga ati, ese nakemura ikibazo gute? Bikaba igitekerezo cy'ubucuruzi. Urugero, umuntu yabonye ko mu gace ke hataboneka network neza, atangira gucuruza modem cyangwa wifi sharing. Ibyo byaje kuba business ikomeye, aho abandi bibonaga nk'ikibazo gusa. Jya wibaza ikibazo abantu bafite n'uburyo wagihindura. Aho niho hazavuka ubucuruzi kandi bufite n'imizi. Intambwe ya 3, ibitekerezo ni byiza, ariko ibikorwa nibyo byubaka. Igitekerezo cyiza ni intangiriro, ariko ibikorwa nibyo bigeza ku ntsinzi. Abantu benshi bagira ibitekerezo byiza, ariko nibo bashyira mu bikorwa ibyo batekereje. Gira gahunda y'ibyo ukora buri munsi, niyo byaba ari bike. Vugana n'umukiriya umwe, gukora post imwe kuri social media, cyangwa ushaka ibitekerezo bishya. Ntucike intege kubera ko utabona umusaruro vuba.
be consistent means wicika intege, gukora buri munsi nibyo bizaguhesha intsinzi. Niyo yubaka brand yawe ikazana abakiriya n'amafaranga. Intambwe ya 4, ihangane kandi ntucike intege. Kwihangana no kudacika intege bitanga umusaruro kurusha ubwenge gusa. Hari igihe ubucuruzi bugenda gahoro, ibintu ntibigende nk'uko wabiteguye, ariko icyo gihe nicyo kigaragaza umucuruzi nyawe. Ntuzacike intege iyo wowe n'igihombo cyangwa umunsi mubi, ntabwo bivuze ko ugomba gucika intege. Aho kugira ngo usezere, ujya wibaza ati se ibintu byabaye nagira gute ngo mbihindure, nakora iki kugira ngo ibintu ntibizongere kumbaho. Ntabwo ari ngombwa gucika intege, ahubwo icyo gihe iyo ni experience uri gufata, kuko nuhura n'umunsi mubi n'igihombo ntabwo kizaza gutyo gusa. Wenda hari ukuntu ni ibintu bibaho muri business, wenda urahombye nta mpamvu, ntabwo ari wowe wabihisemo. Ni kwa kundi nyine ibiciro bijya hasi, ntabwo ari igihombo kiguturutseho, ahubwo wowe menya kwakira, uvuge ngo nubwo byabaye ariko hari icyo nakora kugira ngo noneho ntibizongere kumbaho gutya. Abantu benshi batsinze ntabwo batsinze kuko ari abanyabwenge cyane, ahubwo kuko batanze igihe gihagije kandi ntibarekure ku buryo bavuga ngo ngiye ngomba gukora, bitakunda akavuga ngo ngomba kugira imbaraga. Ibyo byatumye batsinda. Intambwe ya 5, ubufasha bwawe nibwo buzana amafaranga. Ubucuruzi bukomeye nibwo wubakiye kugira ngo ukemure ikibazo cy'abandi. Ntucuruze gusa ibyo ukunda, jya utekereza umukiriya mbere. Menya ikibazo cye, ibyifuzo bye, uburyo yashima serivisi yawe kurusha iz'abandi. Menya ko amafaranga akomoka kuba uri gufasha abandi. Urugero, niba ufite isabune idafite ibikoresho byangiza uruhu, abantu benshi bafite ibyo bibazo by'uruhu. Ibyo bibazo by'uruhu bafite nibyo bizatuma baza kukureba bavuga ngo uyu muntu afite isabune nziza. Ibyo ntibizana amafaranga gusa, ahubwo bizana abakiriya bazaguhora hafi. Niyo mpamvu ugomba gutanga serivisi neza, ukamenya ko kandi icyo kintu utanze ni ikintu kizatuma umukiriya agaruka aguha n'abandi bakiriya. Mu gihe uri umwizerwa, nimba wamubwiye ko iyo sabune ifite karite zimeze gutya, nazibona urumva ko azaguhora hafi, azaba umukiriya wawe w'igihe kinini, aguhe n'abandi. Icyo gihe uzaba uri kubaka ubucuruzi burambye. Turangije izi ntambwe 5. Iya mbere, tangira uko uri. Iya kabiri, reba amahirwe y'abandi babona ibibazo. Iya gatatu, ibitekerezo ni byiza ariko ibikorwa nibyo byubaka. Iya 4, ihangane kandi ntucike intege. Iya 5, ubufasha bwawe nibwo buzana amafaranga. Ndizera ko nibura hari intambwe imwe cyangwa ebyiri wumva wakurikiza guhera none. Ntutegereze ejo, tangira ubu kandi ntucike intege. Murakoze cyane. Kuba mwakurikiranye iyi video ni iby'agaciro kuri twe. Ndabizi neza ko izagufasha cyane. Ntimuzibagirwe gusiga like, gukora subscribe no gusangiza abandi kugira ngo n'abandi bamenye neza uburyo babikoramo. Murakoze nanone kandi Imana ibahe umugisha.